turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV show, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kwigarukira muri showbiz nyarwanda. Murabazi ni abakinnyi ba filime nyarwanda, amafilime nyarwanda, amakomedi, vlog cyangwa se icyo twakwita vlog. Bakinnye mu mafilime agiye atandukanye, mu makomedi agiye atandukanye. Murabazi ni Miki ndetse na Regis. Miki na Regis baratandukanye, basanzwe bakundana, ari boyfriend ndari girlfriend, ariko muri iyi minsi basa naho batandukanye. Regis yabaye boyfriend wa Miki mu gihe Miki yarasanganywe umwana, yarabyaye, yaratewe inda n'undi mugabo. Uwo mugabo yaza kwigira hanze, biba ngombwa yuko Miki aza kumenyana na Regis, ariko bamenyana Miki afite umwana. Baje gukundana rero, bakajya banakinana komedi, bagakinana, bagakorana filime, bakajyana muri vlog n'ibindi nyine byinshi bibafasha kwinjoyinga life, gutembera ndetse no kwinjiza amafaranga, dore yuko banabikora basangizaga ubuzima bwabo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubona ko nyine abantu bari muri relationship babirimo neza. Gusa ubu ngubu bamaze gutandukana. Miki yagiye avuga yuko Regis yamwangiye yuko ngo yari afite umwana. Muri relationship urabizi nta zibana zidakomanye amahembe, bagenda bafite utuntu tugiye dutandukanye, ngo Regis nta kintu yari amumariye, nta mafaranga yamuhaga, even n'ibindi byinshi. Gusa Regis yavuze ko yabaye nk'uwisegura kuri Miki, avuga yuko amukunda cyane, akunda umwana kandi akaba ari uwabo bose, amufata nk'aho ari uwe, kandi nta n'ikibazo afite kabisa, agikunda Miki. Ni ibintu rero byagiye bibabaza abafana ba Regis, abafana ba Miki. Bamwe bakavuga ati se ko Regis n'ubundi akunze kubona akina amakomedi, amafilime arakaye, aho mu buzima busanzwe ntabwo biri ko byaba bimeze. Abandi nabo bakagenda bashinja Miki, kuko hari ijambo yigeze kuvuga ngo iyo utwaye imodoka ifite amapine ashaje urayasimbuza ugashyiramo amapine mashyashya. Donc abantu benshi bari kugenda bavuga ngo se ninde ntandaro yo gutandukana kwa Miki ndetse na Regis. Bamwe bati Regis ushobora kuba ugira umutima mubi nk'ibyo tujya tubona ukina mu makomedi ndetse no mu mafilime. Abandi bakati Miki wowe ni ukubera uriya mwana, cyangwa se abandi bakavuga ati wowe ugenda ugira amagambo utangaza nk'imodoka ishaje ifite amapine ashaje n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa nyine urumva byababaje abafana ba ku ruhande rwa Regis, rwa Miki, abasanzwe bareba amavlog yabo n'amakomedi ndetse n'andi mafilime agiye atandukanye. Nibyo biri kugenda bivuga rero ku social media agiye atandukanye, ibinyamakuru. Mbega nawe ugiye ku binyamakuru uragenda ubireba, ntawamenya ni deep icyabiteye. Gusa nyine harimo no kuba Miki yarasanzwe afite umugabo, akaba yaragarutse, yarasanzwe abahanzi, akaba yaragarutse. Abasitari nyine nubwo relationship zabo ziba zimeze one day, ziba zikomeye, ubundi ugasanga nyine hajemo agatotsi. Nibyo byo mu buzima, kandi ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Na Regis yaje kubivugaho mu gihe yari ari kwisegura anasaba imbabazi. Miki, ikintu twashimira Regis cyane ko yagaragaje umutima mwiza mu kiganiro yatanze kuri YouTube channel ye ya Regis, havuga ngo aracyamukunda, ubufasha Miki azamusaba azabumuha. Avuga ko azakomeza nyine kuba inshuti ye, kandi anamwisegura, anamusaba imbabazi nimba hari naho yaba yaramugiriye nabi, dore ko ntazibana zidakomanya amahembe. Tuzakomeza tubakurikirane rero ibya Miki ndetse na Regis. Iyi ni Isano TV show.